Kuri iyi tariki ya 22 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka turimo 2026 abamayininga Paycoin abenshi bari kwinjira muri application zabo nibikunde kubera ko habayeho ko izo application zitari gufunguka. Abantu benshi bari kwibaza bati nihe mpamvu iri gutuma ibingibi bibaho, ese umuntu akwiye gukora iki kugira ngo agumane umutekano wa account ye? Ahangaha ni kuri Rugwiro Prozone tuganira ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain, tubirebera hamwe buri munsi kugira ngo twinjize mu isi ya Web3. Ikiri kuba aka kanya ni traffic cyangwa se twabigereranya nka ambutiyage, kubera ko mu minsi yashize Paycoin yagiye igira abanyamuryango bashya binjira mu mushinga wa Pi Network bakeneye kuyimayininga. Ubwo nyine Pi Network byari bisobanuye ko community yabikomeza kwiyongera. Baheruka gukora imibare batubwira ko turenga miliyoni 100 z'abamayina hirya no hino ku isi. Ibi ngibi bituma rero abantu bakenera serivisi yo kumayininga Pi biyongera kurushaho. Ubwo Pi yamenyaga ko hari ubwinshi bw'abakoresha application yabo, byasabye nyine gushyiraho uburyo bwo kugira ngo bagure kandi bongere uburyo bunoze aba bantu bashobora kubona serivisi ishingiye kuri Pi Network. Ibi ni byiza kuko birerekana ko Pi Network iri gukura, ariko ni nayo mpamvu abantu benshi bari kwinjira muri application nibize gukunda. Impamvu yatumye habaho iyi traffic ni impamvu nyinshi, ariko iri rusange iyi traffic ivuze ko abantu benshi bashaka gukora mining muri Pi Network cyangwa se bagakoresha amafaranga ya Pi mu buryo bwo gukora ibikorwa bitandukanye. Ubwinshi bwabo bugatuma Pi itabasha gufungukira ku gihe. Ni ikimenyetso cy'uko platform iri kugenda ikundwa cyane, ariko iyo traffic ikomeje kubaho ku kigero kirekire. Abasikamo bashobora kwinjirira muri ako kavuyo. Igihe uri buze kwinjiramo ukabona uhingukiye kuri dashboard udasanzwe ubona kuri Pi Network, mu gihe hari ibyo bari gushyira ku murongo uramenye ntukurikize ibyo bari buze kuba bari kugusaba, kubera ko mu gihe Pi kuba team ishobora kubirwana n'iki kibazo, ushobora kuburiramo coin zawe binyuze ko wenda wafunguye ahantu utakagombye gufungura. Uko abanyamuryango bakwiye kwitwara rero, bamwe mu banyamuryango bashobora gufata icyemezo gikomeye cyo gutuma uwo munsi nyine birengagiza gukora mining kugeza igihe bikemukiye. Ariko mu busanzwe Pi Network ni bisanzwe ko habaho igihe nyine habaho traffic. Abanyamuryango bakwiye gukomeza kubyitwaramo neza, bagakurikirana amakuru kugeza igihe biri buze kuba byakemutse. Ntibikwiye kubatera impungenge kubera ko ari ikibazo rusange. Niba wahuye nuko gutinda cyangwa se uri kujya ku mining bakakubwira ko ugomba gutegereza ari amasegonda, bakongera bakakubwira try again, ntabwo hari ikibazo cyawe wenyine. Ntusibe application yawe cyangwa se ngo ukore uninstall wongere uyisubizemo, ntabwo ari byo. Kugeza ubu ngubu Pi Core team mu gihe irimo irwana n'iyi traffic ushobora kuburiramo amakuru yawe cyangwa se account yawe ishobora kugaruka nyine hari ibibazo byabayemo. Inama ireba abanyamuryango bose nuko buri munyamuryango wese wa Pi Network akwiye kwitwararika muri iki gihe harimo kubaho gutinda mu buryo bwo kwinjira muri application. Haritwararika mu buhe buryo rero? Ahangaha agomba kuba yakirinda ikwirakwizwa ry'ibitekerezo bisenya, asaba abandi ibitekerezo bijyanye no kumenya aya makuru y'uko Pi yaba yasubiye ku murongo bakongera bagakora mining. Kuba yafata igihe cyo gutegereza mu buryo cyangwa se mu gihe iyi minota cyangwa se aya masegonda bari gutanga ashobora kurangirira, byanze bikunze itsinda rigari rishinzwe technique muri Pi Core team riraza kuba ryamaze kubishyiraho akadomo, gushyira mu bikorwa ibijyanye n'ibikorwa bireba buri munyamuryango. Mu mayina nyine agomba kubyubahiriza muri rusange. Gushyira imbere gahunda z'ikoranabuhanga byaba byiza, gukoresha igihe cyawe mu kongera no kumenya uburyo bushya bwo gukoresha Pi Network cyangwa se gukurikira amakuru atandukanye agera kuri platform ya Pi Network. Ibyiza by'ibihe nk'ibi ngibi nuko uyu mwanya barimo baratinda ntago ari igihombo. Kuba utari kwinjira muri application si igihombo, ahubwo ahangaha bisobanuye ko ari ikimenyetso cy'uko Pi Network iri kugenda ikura kandi yakira abanyamuryango bashya. Ibi bigatuma igihe gishobora kuzagera Pi igatangira gukoreshwa kandi neza.
by'igihe kirekire. Ni byiza ko abantu bose bakoresha Pi Network bashyigikira iyi gahunda ya Pi Network barimo barashaka kwa operatinga cyangwa se bashaka kutuzanira, kubera ko ibingibi biri kuba mu gihe hari hateganijwe amatora atanditse kuri platform za Pi Network ariko yasohotse hirya no hino hatandukanye. Ubaye ufite na AI ukoresha cyangwa se artificial intelligence, aya matora irayaza, ariko mu by'ukuri nta tangazo riri official rya Pi Core Team twabonye. Ibingibi abenshi badatinya gushingiraho bavuga bati byaba ari byo bari kurwana nabyo, banga ko abascammers bakinjije abanyamuryango bakabasha kuba babiba. Ni byinshi bigaruka ku mushinga wa Pi Network. Aya ngaya ari amakuru yihutirwa. Oherereza mugenzi wawe iyi video abone ko atari wenyine mu kibazo cy'uko amakuru cyangwa se ibijyanye no kumininga byahagaze. Ubundi mukore share kandi mukore like, ubwo subscribe yo nizere ko mwayikanze kera. Niba ufite igitekerezo cyangwa se nawe wahuye n'iki kibazo ushobora kugumya kutubwira muri comment. Turakoze cyane gukurikira iyi video. Uraza kuza kuguma kubona amakuru habwa na Rugwiro Prozone isaha n'isaha. Amakuru ari buze kuza kutugereraho, twiteguye kuyatunganya kandi tukayabaha yose uko yakabaye. Ndagushimiye, Imana ikurinde. Nizere ko uri buze gukurikiza ibyo Pi Network irimo irakubwira. Ahangaha bakomeje bagaruka ku kijyanye no kuvuga ngo no need to uninstall the app or create new account. Ahangaha bisobanuye ko nta mpamvu zituma uri bukuremo application yawe ntago ishaje, nta nubwo ikeneye update, ahubwo iyi traffic iri rusange hagati y'abanyamuryango cyangwa se hagati y'abapiyoniye. Nawe se byakubayeho? Urabona se Pi Core Team bitewe nuko abasikamu bakomeza kugenda kuri uyu mushinga badafite akazi karekare kajyanye no kubaka, ibijyanye nuko uyu mushinga ushobora gukomeza kugirirwa icyizere hirya no hino mu bawukoresha. Reka nizere ko tuzabana mu biganiro byacu bitandukanye. Tugira group WhatsApp ducishamo amatangazo agaruka ku bijyanye n'imishinga ibanda kuri blockchain. Ushobora kubana natwe unyuze muri video description handitsemo, hanyuma ukakomeza ukaduha ibitekerezo byawe tukabana mu makuru mashya agiye atandukanye agaruka kuri project nk'izi. Wakoze cyane, Imana ikurinde.